turasoma ijambo ry'Imana yavuze ngo ubw'Imana y'Imana izavuga mwazazana n'abapfuye. Nshatse kuvuga ko iherezo y'abafite ubuzima cyangwa bizera si ugupfa, nyine gupfa hari ubundi gusa. Tugiye kuganira hejuru yo gutunga umutima w'ubwenge, hanyuma tuvuga abantu bataye umutima w'ubwenge, hanyuma tuvuga n'abandi bagabo batatunze umutima w'ubwenge n'abagore, hanyuma tuze gusoza. Ariko icyo tuganira hejuru y'umutima w'ubwenge. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aba mukwiye gukora imirimo y'uwandumye ngo hakiri ku manywa ngo dore bugiye kwira. Ni ukuvuga ngo turi mu gihe cy'amanywa, kandi amanywa yatangiye i Golgota kugeza uyu munsi. Ariko kandi nubwo turi mu munsi w'amanywa, ariko bugiye kwira kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Byerekana kugaruka kwe mu biriko birihuta kuboneka. Niyo mpamvu rero ugomba gutunga umutima w'ubwenge kugira ngo muri aya manywa dufite hari ibikorwa ugomba gukora, hari n'igisabo. Haleluya. Turi hagati yo kuvuka no gupfa, hagati aho hari igisabwa kugira ngo ubashe kubikora, kandi Imana izabarana natwe ibyo twakoze. Cya mbere, Imana izabarana nawe mu mwanya n'igihe Imana yaguhaye. Imana izakubaza igihe, Imana izakubaza imyaka, uzatanga raporo y'ibyo wakoze. Kuko ntabwo waremwe kubw'impanuka, uriho kubw'umugambi, kandi uriho kugira ngo ubashe gukora ibintu. Hanyuma rero igihe nikigera uzatanga raporo y'igihe Imana yaguhaye. Kandi muri iki gihe cyagufasha, Bibiliya iravuga ngo mutunge umutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu niwo wagushoboza muri iki gihe kugira ngo ubashe kuwutunga umutima w'ubwenge, kugira ngo ubikore neza, ubitunga. Umutima wari muri Kristo Yesu waravuga n'urukundo, yemeye gupfa ku musaraba. Niyo mpamvu rero ugomba kubaho muri ubwo buzima. Birabangwa n'ubwo wakwibwiriza abantu kongera neza abamarayika, nta rukundo ngo ngizi bafuza ubuzima. Ikindi cyara ku mutima muri Kristo Yesu ni ubuzima bwo guca bugufi. Birabangwa n'ubwo wabonye guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, warabyambara birambika zisiga ubusa, ahinduka umuntu wecisha bugufi ngo abantu Imana aramanuka ngo umugaragu w'Imana. Ntabwo musangire cyo ku mucanga biramuzamura mu izina rya Yesu n'abandi mazina yawe. Haleluya. Amen. Ikindi cyara ku mutima muri Kristo Yesu ni ubuzima bwo kumvira. Ntabwo yigeze akora ibye ku bushake bwe, yageze agaragara ngo umuntu akora ibyo data yanjye. Ntabwo yigeze akora kuri icyo nicyo kiranga rero umutima muri Kristo Yesu, ni ugukora ubushake bw'Imana. Kandi ntacyo twakora kugira ngo tubashe kunezeza Imana kuruta kuyumvira. Niko Samweli yabwiye Sawuli, namwe kumvira ngo twitanga ngo ni ibintu by'umusaruro mwiza. Haleluya. Ubwo turaganira hejuru y'umutima w'ubwenge. Imana irema Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Imana yamuremanye ubwenge, kandi Imana imuremana umutima w'ubwenge. Hanyuma Imana imuheza inshingano zo kurinda no kubagarira Edeni. Hanyuma Imana imuheza ibintu byose kubera ndetse n'umutwaro no kubyita amazina. Hanyuma Imana izabitesitinga ngo irebe neza ko afite ubwenge bw'Imana. Hanyuma ndamubwira ngo uzawita amazina yose ibi byose byari muri Edeni. Hanyuma Adamu akavuga ngo iyi ni inka, iyi ni intama, iyi ni ihene. Imana ikavuga ngo nari naremye ari inka, nari naremye ari ihene. Ibyo byose yari afite ubuzima, yari afite umutima w'Imana, yari afite ubwenge bw'Imana, yari afite kamere y'Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo amaze gucumura atakaza ubwenge bw'Imana. Hanyuma ikintu cyaje gito, hajemo umwijima w'icuraburindi kwika ibitekerezo bye, ubujiji no gushidikanya Imana, abaho mu buzima bwo gukabakaba. Arangije atabaho n'ingaruka zo gutakaza ubwenge bw'Imana. Maze gutakaza ubwenge bw'Imana rero abaho muri ubwo buzima bubayeho bwo gukabakaba bw'umwijima. Ariko aha twasomye Mose aza gusenga n'ibasengesho. Turanambiwe kera. Arasenga ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma ngo dutunga umutima w'ubwenge. Iri sengesho yasenze, wamara kurisenga aho Imana
Kristo niwe bwenge bwavuye ku Mana kumutunga no gutunga ubwenge bw'Imana. Amen. Hari abagabo rero batunze umutima w'ubwenge babayeho muri icyo gihe. Umugabo wa mbere watunze umutima w'ubwenge ni umugabo witwa Enoki. Enoki yari atuye nk'uko tubayeho, yabayeho mu buzima nk'ubwo abandi bose babayeho, yari afite urugo n'umuryango, yari afite impamvu nyinshi zahoze zimutera, ariko Bibiliya yavuze ngo yatunze umutima w'ubwenge ngo agendana n'Imana imyaka myinshi kugeza Imana yamugenzuye, Imana irasuzuma, Imana iza kumwimura. Nubwo yari afite umutima w'ubwenge, nta kindi cyamushoboje. Amenya kubara igihe cye, amenya ibisabwa, amenya ibikurikiraho, hanyuma aza gusoza igihe cyiwe, Imana iza kumwimura. Amen. Uwa kabiri watunze umutima w'ubwenge ni Nowa. Nowa yabayeho mu gihe abanye n'abantu benshi badafite umutima w'ubwenge, ariko we baza gutunga umutima w'ubwenge kugeza igihe Imana yavuze ngo ni wowe nabonye gukiranuka mu isi, hanyuma Imana iramubwira ngo baze imfuge kuko bagiye kuzatera umwuzure kandi bafite umubiri wose bakabasha kubaho. Nowa aza kubaho mu buzima bwo gutunga umutima w'ubwenge. Amenya igihe cye, amenya kubara igihe cye, amenya kubara n'isi ye. Niyo mpamvu rero Bibiliya yavuze ngo tugomba kubaho ubuzima bwo gutunga umutima w'ubwenge kugira ngo tubashe kubara n'isi yacu, tubashe kubara igihe cyacu, kuko umuntu wese afite igihe cye kirazwe kandi agomba gukora bitazabazwa imbere y'Imana. Undi mugabo batunze umutima w'ubwenge Bibiliya yavuze ngo ni Yoshua na Kalebu. Bari kumwe n'abagabo benshi barenga 10, ariko abo bagabo bose nta mutima w'ubwenge bigeze batunga umutima w'ubwenge, ariko abo bagabo bombi ngo batunze umutima w'ubwenge, bazana amakuru atandukanye n'abandi kuko bari bafite ubwenge. Baravuze ngo nta kibakingira kandi igihugu Uwiteka twishimira tuzageraho, ariko abandi baravuga ngo ni barebare, ni banini, ntidushobora kwinjira muri icyo gihugu. Ariko kubera ko ari abagabo barafite umutima w'ubwenge, bazanye inkuru nziza, abo rero barangije icyabo neza kandi basoza neza, bararuhuka. Bibiliya yavuze ngo baradutegereje. Izo ni intwari zo kwizera zitegereje ngo bararuhuka hamwe na mukecuru. Abo ni abagabo batunze umutima w'ubwenge. Nanone hari abandi batatunze umutima w'ubwenge kandi baza kugira iherezo ribi. Bibiliya yatubwiye umugabo witwa Gehazi yabanaga na Elisa, ariko Elisa yari afite umutima w'ubwenge, yari azi kugendana n'Imana, yari azi ibisabwa n'ibyo agomba gukora. Ariko Gehazi yabayeho mu buzima bwe nta mutima w'ubwenge. Igihe Namani yari yaje yaravuze ngo iyi myenda n'izi feza ziraducitse, wari kuba inyuma y'inzu, waramurembuza ngo arangize, aramubwira ngo databuja abashyitsi none mu bintu byiza. Ariko wageze imbere ya Elisa, Elisa aramubwira ngo waruriye Gehazi, aramubwira ngo arindahirwa, aramubwira ngo ubwo wuruka ku igare hari ijisho, hari kamera bari. Hanyuma aza kuja imbere ya Elisa ngo yafashe ibibero. Ni ukuvuga ngo yabanye na Elisa atunze umutima w'ubwenge, ariko Gehazi nta mutima w'ubwenge. Hari abandi babanye n'intumwa, Bibiliya yavuze ngo Ananiya na Safira babanye n'intumwa ariko zitunze umutima w'ubwenge bagenzi babo, ariko Ananiya na Safira ntibigeze batunga umutima w'ubwenge. Hanyuma ngo bagurisha umusambi baravuga ngo twisigarize. Hanyuma Petero aramubwira ngo sikurubeshe mubeshe umwuka we. Bibiliya yavuze ngo bavaho babashimira nuko batigeze batunga umutima w'ubwenge. Hari undi mugabo wabanye n'izindi ntumwa zitunze umutima w'ubwenge. Bibiliya yavuze ngo Yuda waza gukingura umutima we ahawe Satani imbere, hanyuma iherezo rya Yuda ryaje kubarira kubera atigeze atunga umutima w'ubwenge. Aha twasomye Bibiliya yavuze mu gitabo cya Hosiya 6:4 no ku murongo wa 6, aravuga ngo ubwo waretse ubwenge nzaguta kandi ngo abantu banjye bararimbutse, ngo nta kindi bazize, ngo bazize ngo kubera ukutagira ubwenge. Niki bari bakoze? Bari bagiye mu buzima bwo kuramya ibishushanyo, bari bari mu buzima bwo kuramya ibigirwamana, bari babaye mu buzima bwo kwigomeka, bwo kutumvira Imana. Aravuga ngo nta kindi bazize ngo nuko babuze ubwenge. Yobu yaravuze ngo si ubwenge twabukura mu ikuzimu ntibubari, tupazi na hibuze, ariko aravuga ngo dore ngo kumenya Uwiteka ngo ni
nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ngo niko kujijwa. Kumenya Uwiteka, gutunga Kristo, gucumbikira Kristo, kwa Kristo imbere, niko gutunga umutima w'ubwenge. Kandi Bibiliya yavuze ngo ubwo nibwo bugingo mu yuko bamumenya bakamenya n'uwo yatumye Yesu Kristo. Bireka abantu ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Haleluya. Kumenya Uwiteka nibwo bwenge. Nta kindi cyagufasha rero kugira ngo ubashe gutunga umutima w'ubwenge n'ubwo ukingura umutima wawe Kristo ukabasha kubona ikibanza mu buzima bwawe, ukabona gutunga umutima w'ubwenge, ukamenya kubara igihe cyawe. Suzume neza urebe umutima wawe ko Kristo afite icumbi muri wowe kugira ngo ubashe gutunga umutima w'ubwenge. Hari ibintu byagufasha rero kugira ngo ubashe gutunga umutima w'ubwenge. Cyangwa rya mbere ni ugushaka ubwami bw'Imana. Biravuze gushaka ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka kwawe ibindi byose muzabyongera. Gushaka ubwami bw'Imana bizaguhesha gutunga umutima w'ubwenge. Ikindi cya kabiri ni ukubaho mu buzima bwo gusenga. Ntacyo wakora, ntacyo washobora kubasha kumenya kubara udafite ibihe byo gusenga. Ikindi ni ukubaho mu buzima bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizarimurika, ni itabaza. Iyo byakubiki uzubasha kwimenya, ukamenya intege zawe, ukamenya aho uri, hanyuma ukaza guterwa n'agahinda k'ibibaro, kandi agatuma wita kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni itabaza rizarimurika ibirenge. Ni byatuma rero ubasha kubaho ubuzima bw'ubutunzi. Bibiliya yatubwiye ngo hari umuhanuzi wabayeho ahantu bari kwagura ubwenge. Imana iramubwira ngo ugende guhanura, hanyuma mushikare nturye. Hanyuma umuhanuzi aragenda arahanura, warangije utaraza avuga ngo Imana yavuze ngo ujye ntugire ikibazo. Warangiza guteka, wasubiye mu nzira, ahura n'itara riramurya. Byanditse muri Bibiliya ngo yishwe no kutagira ubwenge. Bibiliya yavuze ngo abantu baje bararimbutse kandi bazize kutagira ubwenge. Ngo dore kumenya Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha no kujijuka. Icyo kizagufasha ni ubuzima bwo gushaka ubwami bw'Imana, ni ubuzima bwo gusenga, ni ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma ukabasha gutunga Uwiteka. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.